hari ikintu Imana igiye gukora gikomeye. Abantu b'abakobwa bafite imyaka aba bantu Imana irabazinguye, muhaguruke, irabazinguye, muhaguruke, 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 nimuhaguruke, haguruka, haguruka wowe, haguruka ikuzingure. Nk'ubu ya hari umunyabwenge bawirutse ukaba wageze hano, banguka nkubwire icyo Imana yambwiye, muze ba Imana ibazingure. Yesu, Imana ibazingure, ese na rya Yesu, Imana ibazingure. Kandi sha wowe usigaye kugira ngo uzava mu rugo bizakugora. Maso yo kwambara neza, ariko uyu munsi ndakwambika ipantaro kugira ngo ujye wambara neza. Babasimu we, ukaririmba wambaye zero. Umugabo yambwiye ati dore babana uzira wambaye agasunga, bakita ngo iki papa? Agafunga musuzi. Kandi ubonye ukuntu wafataga mikoro, buryo uburirimba marayika arimo kuguha zero. Afite impano araririmba, ariko yambaye agafunga ki? Musuzi. Mana yambwiye nakubonye ukihaguruka muri korari bwa mbere, rambwira ngo uriya muntu mubwire ngo ngiye kumutera iteka. Urahanura bakagusuzugura, ariko Imana nigutera iteka bazajya baguhamagara. Yewana baguhamagare uti ngwino urebe. Uyu mumama ijwi rye ryambwiye ngo turazaguha 100,000. Kandi ahantu utuye Imana irakwimuye iguhaye tuza. Akira utungana n'izahabu ntubimenye. Urakoze cyane nukabura umwuka wera. Akira dore Imana yakurokoye. Imana byaroreye n'umuri duke twajya bifite nanjye ndamufashamo 10,000. Urakoze ntukabura umwuka wera. Igendere bite byanyu murirwa muhagaze. Umudodere neza mwana. Hey, wamuha 50. Amina. Abantu mubishimye ubwo ibitangaza kandi kuri aha bidishashi intama urumuri rw'Imana kuri yego ishasi intama mwa mugire vuba. Haleluya. Genda wiyicarire. Imana yabaye zabantu bitanga. Urakoze cyane. Haleluya. Ntacyo nabona namuhereza, ariko nanjye ari Imana iri kugenda inkorera umufuka w'umuceri ndawumuzanye. Urakoze cyane. Abatari baza mugumaho, abatari baza. Haleluya. Umukobwa Uwiteka ikimenyetso kigaragaje ko yagusuye. Akintu mubonye Uwiteka ari muri iterambere. Hari umubyeyi yivugishije akugishijwe n'Imana, akugishijwe n'iki? Kandi ndashimira umushumba w'Umunyafurika wemeye gutanga ikaze. Imana ibamugisha. Navuye guca amabuye, uyu mubyeyi amaze kuremera abantu benshi cyane. Noneho twari turi mu iterambere ndavuga ngo ari kuzaza wacu. Ngeze imbere Satani arambwira ngo ariko utarese kuzaza kumushugura kwigendera biriya bintu nabigira Umunyafurika, nabigira n'umushumba wacu wa paruwasi, arambwira ngo tubahaye ikaze. Ikimana bene ikaze rero kiragaragaye. Nubwo bakwitanye Imana ibahereza imigisha. Rero bararangaje amaso kubera ko dufite ubwitange bwinshi. Abantu tujyaga kuganira nimugoroba
maze tukakanyika ishaka tugerete kakadi jewe ndi imbere yanyu imbere y'Imana Inka itangaza Inka